munsi nk'uko mubibona hano dufite hano imbere iki dufite amakara ndetse n'umunyu, tukagira n'urutsinga. Uru rutsinga nk'uko murabona rurasa umuhondo n'icyatsi. Uyu munsi rero tugiye kwiga gukora ko bakora umurinda nkuba. Turi kumwe rero n'umwarimu wacu uyu munsi, akaba tugiye kubana nawe agiye kutwigisha iri somo uyu munsi. Nk'uko mubona tuguhaye ikaze. Hello guys, ndabashoje rero, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nkuko rero twavugaga ubushize, uyu munsi tugiye gukora ate cyangwa se wa murinda nkuba wacu. Dufite rero nk'uko yarabivuze, dufite piquet d'hôtel, hanyuma tukagira ikamba cable ari budufashe kuva kuri zo piquet d'hôtel tuzamuka paka kugera mu nzu. Dufite umunyu dufite n'umunyu udufasha, turi buze kwifashisha tuvanga n'amakara, ndetse turi buzane n'umucanga nyuma, nicyo tutari twashyiraho. Rero aha naho twasukuye umwobo wacu. Uyu ugomba byibura, umwobo wacu ugomba kuba ufite metero y'uburebure. Ni ukuvuga ko kugira ngo ukore ating bisaba ko iyi piquet d'hôtel imanuka ikageramo hariya hasi, hariya ubona, kugira ngo wizere ko wa murinda nkuba wawe uzabasha kugukorera neza nk'uko twabivuganaga ubushize, cyangwa se nk'uko twari twabyize. Rero mfata wa mwobo wanjye nkashyiramo piquet d'hôtel nkayishyiramo hagati na hagati. Hanyuma rero ikiba gikurikiyeho dufata inyundo cyangwa se marto, cyangwa se hama mu cyongereza cyangwa marto mu gifaransa. Mfunguraho kariya akamwe kamfasha guhuza iriya kamba na piquet d'hôtel. Hanyuma ya piquet d'hôtel ndayikubita mpaka ikamanuka, ndayikubita rwose mpaka imanuke igereyo, kugira ngo ya mirabyo na za nkuba zose muba muri kubona zose zihita zimanuka, zihita zisubiramo hano hasi. Ndakomeza nyikubite, ndakomeza nkubite ya piquet d'hôtel yanjye cyamanuka. Ndakomeza nyikubite, pardon, tamoro. Rero umwanya umuntu aba yunamye aba ari munini, bisaba no guhumekamo hariya uri gukubita kuri ubudahumeka. Ndagaruka rero nongere nkubite, hariya urabona ko byibura amaze kumanuka muri santimetero nka 40. Ndakomeza iri hano, ariyo ngomeza hariya. Rero ngeze hariya ni sawa, ndabanza mfixeho kugira ngo bize kwinyorohera. Ndabifixaho rya kamba ryanjye, barifataho, hanyuma ndenide. Kubikiranye ko hano naberetse pensi idenida, ubundi namaze kurufata. Impamvu rero umuntu adahita akoresha iriya pensi yindi ikata, nuko uyikoresheje ujya kwiroturuva ugasanga insinga wazirumye, waziciye intege. Ibyo rero nibyo umuntu aba adakeneye. Izi rero ndazifata nzikarage, kugira ngo
ko kuzamo fuite. Iki nicyo biba bisobanuye, ni ukugira ngo hatazamo fuite mu gihe umaze kuzirika cyangwa se gufiksaho ka gapariti ko hejuru kadufasha gufikisa rya kamba ryacu. Ni ukuvuga ko rero gashyiramo gutya, hanyuma ndaruzana rya kamba ryanjye, ngiye kumanuka ndimanuremo hasi ikintu cyo kuba dupfukamyeho. Rero kuko iri kamba ryanjye urabona ndishyize hagati y'iyi ecru. Iyi ecru ikintu imfasha niyo igenda igafata kuri iriya pique d'hôtel. Ni ukuvuga ko ndagira ngo nze kubona uko mpita nkaraga bifatire kuri ino ecru kugira ngo no hasi kuri pique d'hôtel bize kuba bifasheho neza. Ndamanuramo rero, sinzi niba kamera biri bukunde ko igeramo, ariko agageramo. Urabona ko hano ku ruhande iriya ni ya pique d'hôtel yanjye. Ibintu biba bigoye ni ugusesera mu mwobo. Ndafunga rero, ndafunga ya ecru yanjye kugira ngo ifashe kuba ifashe kuri ya pique d'hôtel. Ndayikaza rwose, negere cyane. Hanyuma rwa rutsinga rwanjye narwo nari natungukije hirya, ndarukaraga. Kuzihuza hanyuma kugira ngo bize kuba ari kwense neza bihambiriye. Urabona ko rwose abana biraziritse kwere. Aha rero maze gufikisa kuriya, ndongera nzana itabazi ya bire, nangaga ko ngera hasi cyane kugira ngo ntaza kubona uko fikisinga neza. Ndakomeza nkonda kugira ngo ya pique d'hôtel yanjye igomeze imanuka. Igomeza amanuka. Hano ujemo rero wariya ya mafiriti na ya miceri ebana bita bigushiramo. Urabona ko pique d'hôtel yanjye irimo irafashe, irakomeye, ntago ishobora no kunyeganyega. Ubu rero igikurikiyeho maze kureba ko ifikishije neza, ndashyiramo amakara muri ya makara yanjye make. Twari tumaze gushyiramo makeya rwose, ndashyiramo hafi byibura murinda kumbukurwa n'ibiro nka 2, biterwa n'umwobo wacukuye, ariko uyu nguyu ntago ugiye kure cyane kuko mwabonye ko nakoresheje pique d'hôtel ntoya. Ni ku nzu ntoya isanzwe yo kubamo yoroheje. Hano rero ndakoresha ikiro cy'umunyu, ndashyiramo rero wa munyu wacu. Uyu munyu rero wacu ni ukugira ngo iyo uri kumwe n'amakara bikora filtration. Ni ukuvuga ko rero ku bintu bijyanye no kuvuga ko haje imirabyo cyangwa se harimo biriya bintu by'inkuba, bigomba guhita bimanuka nta handi hantu bitinjiye mu butaka handi ku ruhande, ahubwo bimanuka bikurikiye ibi bintu biba ndi kugenda nongera. Ndashyiramo rero
ya nusu yindi yari isigaye. Uruvuga ngo nabanje amakara nkurikizaho umunyu, nshyiraho amakara, none nshyizemo undi munyu. Umunyu wanjye wose murabona ko umaze gushiriramo, ndahita nshyiramo na ya makara yanjye asigaye. Aba bantu rero mukunda ubwiza no kuremba, nta muntu uharembera, murabona ko namaze kuba umwirabura, bimwe bita negro. Ni ukuvuga ko rero amakara yanjye yose amashiriyemo n'umunyu umaze gushiriramo. Next ndazana umucanga, katuzana umucanga. Umucanga rero turashyiramo umucanga. Amaze gushyiramo umucanga, ashyiramo igitiyo cya kabiri. Urabona ko n'ikiyede, ikiyede nacyo ndagikora. Ahangaha dushyizemo igitiyo cya kabiri cy'umucanga, umucanga mwiza. Hanyuma rero tumaze gushyiramo umucanga, ikintu kiba gikurikiye, urabona ko nk'urutsinga rwanjye ndi buruzamure kuri iyi pariti yegera hano ku rukuta. Ubwo ikintu gikurikiyeho, hakurikiyeho amazi. Ngiye gushyiramo amazi. Ya mazi yacu rero turayafata tuyashyiremo. Aya mazi rero ikintu dufasha, atuma wa munyu, ya makara na wa mucanga bigiye kugenda byivange bibe ikintu kimwe. Turetse gato tutazura ngo ameneke, tuba turetse gato ubutaka bubanze buyanywe. Nongeramo byibura hano ushobora gushyiramo nk'amazi, nanone biterwa n'umwobo wasukuye. Ahangaha ariko ndashyiramo ijerekani imwe ibihagije. Ni ukuvuga ngo ubundi tuzi ko amakara, umunyu n'umucanga bikora filtration. Ni ukuvuga rero buriya ndi kubiteranya neza neza kugira ngo wa mucanga, umunyu, ya makara yacu iteranye neza. Turategereza rero kugira ngo ya mazi yacu abanze akambukemo gato. Nyuma gutambukamo gato tuhita tuzana undi mucanga, tuhita dushyiramo undi mucanga. Tuzana ibindi bitiyo bibiri by'umucanga, hanyuma twongere dutabe, dushyireho itaka. Hanyuma igikurikiraho tugashyiraho n'agasima, tukabetone ku buryo haba hameze neza. Tube tuzana undi mucanga. Mu mucanga hano hagiyemo amazi kugira ngo umucanga urinde hejuru. Ya makara no hejuru ya wa mucanga wundi nari maze gushyiramo. Bitewe ko ndi gukora ndi gukora ya mizarateri yanjye, mu gihe akunzwe nako kaba kashobotse, kakazi ntabwo kaba koroshye. Ati ndi gukora ni kacyagihe wenda ashobora gukora nko kuri kwiziniyeri, umuriro ukagufata, cyangwa uri gutera ipasi umuriro ukagufata, wakora ku rugi ukumva ufashe, wakora kuri firigo ukumva harimo akantu kagufata. Iyo wakoze iyi atingi neza rero ibyo bintu byose byiza, kuko
ya returu igomba gufata umuntu ihita igaruka yinjira mu butaka bikaba birakemutse. Reka nzane ikindi gitiyo. Okay, iki rero cyari igitiyo cya nyuma kizemo. Turategereje rero ko amazi aracyari menshi, aracyari hejuru, ntabwo yari yakama. Sinshaka ko haza kugira amazi ameneka ku ruhande, cyangwa ko haza gutoha kandi birushaho kurera. Ubundi bibaye byiza urareka bikuma, ariko na gutya ntacyo biba bitwaye. wakubazaho ikibazo kimwe cyangwa bibiri? Nta kibazo rwose wambaza. Ese iyi earthing wayikora mbere yo kuba wakwesitara inzu cyangwa wabikora nyuma? Niki kibanza ikiza cyose wakorera ntacyo bitwara, ariko bibaye byiza urumva wakayikoze mbere mu gihe ukayihuza na installation. Ariko iyo wamaze kwinstara nabyo biba byiza kuko utuyizamura cyangwa se ukayijyana mbere bitewe n'aho uzaturasa kofre, ya kofre divisionnaire duhora tuvuga, cyangwa se ya kofre izajyamo ya mafizibure bitewe n'aho uzayiplasa. Ushobora kuyijyana ukayigezayo, hanyuma wazahagera ugahita ubihuza. Urabona ko rero y'amazi arimo aragendamo, bikiranye ko hasi nashyizemo n'umucanga. ubu gutya bamaze gukora earthing, ubu gutya biba birangiye. Ikintu mba nsigaje, urabona ko hano nacukuye ahantu ndi buyinyuze kugira ngo ize kuzamuka ihite yinjira mu nzu, hanyuma mpite nyifixa muri ya kofre yanjye, ya kofre divisionnaire. Turategereje rero humuke, hanyuma ikiri bukurikireho iyo hamaze kumuka urahabetona kugira ngo ha hantu wacukuye umwobo wo gusiga hameze nabi. Ukuvuga ngo izindi protocole zose zisigara ari izawe wowe bitewe n'uburyo ushaka kuhakora. Yego, bitewe n'uburyo aho hantu ushaka kuhakora, ariko bibaye byiza urahabetona kugira ngo batazagira n'ikintu kibangamira uru rutsinga, kandi ukagerageza kurubika kugira ngo abantu bahaca batarwangiza bakarukata, kandi wari uzi ko ufite earthing ukazagusanga ntayo ufite. Ko hari igihe ushobora gusanga hari umuntu wakoresheje nk'uru rutsinga ayikoresheje 2 n'igice, yego binakoresha mu gusanga yakoresheje kuri earthing. Ese icyo gihe nta kintu byangiza cyangwa? Iyo biba byiza rero ukoresheje urutsinga rufite imbaraga. Kuvuga ko yari urutsinga rufite imbaraga, urumva ko uru rutsinga ni kangahe? Urutsinga ni 5. Ntabwo don diametre ni 5 mm, sibyo? No kuvuga ko rero iyo wakoresheje urutsinga rukomeye, no kuvuga ko nawe murinda nkuba wawe uba ufite imbaraga. Iyo wakoresheje rero agatsinga koroshye, umukungu uko nibyo bimeze. Niba muri installation tugiye gukora installation ugashyiramo insinga zikomeye, ziba zikomeye. Ubu rero ya earthing yanjye cyangwa ya earthing hano iri buzamukire, nibyo ngiye gukurikizaho, nkayizamura ahangaha. Ubwo sinabasezera, ahubwo bakabibukije ko bazajya bareba izindi video, kuko tugeze aha ngaha aho twahereye. Wowe ubwa mbere ugeze hano ugomba kubanza kureba video zindi, kuko iyi ngiyi hari igihe waba watarutse amwe mu masomo yayibanjirije ikaza gutuma utabasha kuba wasobanukirwa neza isomo riri hano, cyangwa utahugurwa neza. Gusa gusubiramo amasomo twize mbere kugira ngo ubashe kugera nawe tugezeho ako kanya. Ikindi wenda twakongeraho nuko nk'abantu bakurikira kuri Adoptech byaba byiza hagize ugira ikibazo n'ubwunganizi kutwandikira, kutuvugisha no kuduhamagara biremewe. Nakagaruka rero kuri Adoptech. Ciao ciao.